nyina wa jambo uri izuba ryarasiye mu Rwanda ikibeho bikaboneshereza isi yose kugira ngo igire amahoro. Nyina wa jambo uri izuba ryarasiye mu Rwanda ikibeho bikaboneshereza isi yose kugira ngo igire amahoro. Uwo mwari ngiye kuvuga nta wundi ni w'abantu bavuga nabi ni umwari Mariya, ari uyu munsi twita umubyeyi Mariya. Ubu ni umubyeyi. Ubundi Bikira Mariya ni mu Giswahili, Kinyarwanda ni umubyeyi. Bikira ni Giswahili, ni umubyeyi. Ndamukunda, ndi umupasiteri, nkora umurimo w'Imana, ariko ntabwo navuga ibintu byose nciye kure y'umubyeyi Mariya, kuko iyo atemera ubwo bushake bw'Imana ngiye turanitiranwa. Imana ishimwe. Ndamukunda cyane. Rero uwo mwari Mariya abamuvuga nabi mwirinde. Abamwita umugore si umugore kuko ntimwamushatse, ni umubyeyi wa nyina w'umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Abamwita amazina ibindi birabareba. Bose bayakura. Ubundi ijambo riroroshye. Uwabyaye umwami aba yitwa iki? Aba ari umugabekazi. Urumva kandi impamvu tubivuze nuko Elizabeth yavuze ngo mbikesha iki gusurwa na nyina w'umwami wanjye. Kandi yari mubyara. Kandi yaragiye ari mubyara wagiye no kumubyo yo kuvuga. Ati kazi ni cyangwa nyina w'umwami wanjye. Nubwo bamwidini ritamwemera wimuvuga nabi, ntabwo ari umugore si wo hepfo iyo ngiyo, si wo mukazarusenya, ntabwo ari abagore barya ubugoro wimuvuga uko ushatse, si umugore bahita ku muhanda. Ni umubyeyi watubyariye umucunguzi. Turamukunda tukamwishimira rwose. Nabivuze rwose. Turamukunda kuko yatubyariye umucunguzi, turanamwishimira. Umubyeyi Mariya aragahoraho iteka ryose. Ubundi mu bagore bose ninde wabyaye ninde nyina w'umwami Imana? Ntawe. Ni Bikira Mariya. Harundi ntawe. Ninde Imana yabwiye ngo urahirwa Mariya n'imbuto ikurimo? Aba ngo urahirwa Mariya. Ngo ndamukanye ya Marayika ngo urahirwa Mariya. Yego. Ninde wundi Marayika araza gusuhuza gutyo? Ninde wabyaye nyina w'umwami? Ninde wabyaye Yesu? Wabyaye umwami Imana. Umugore ninde ubundi wo ngo si we wenyine? Ni we wenyine. Ninde umuntu yavuze yuko icyo gihe ngo dore umwari yatuvukiye bigasobanuka? Si we wenyine. Yaravuze ngo dore azasama inda. Si we wenyine wabyaye nta mugabo babonanye? Yego. Murankurikira. Si we wenyine wagiye gusura mubyara we Elizabeth amusanze mu rukiga ruguru, akamubwira ngo ibi nabikesha iki gusurwa na nyina w'umwami, agahindura sitati. Yego. Ninde wabwiye ngo Yesu ari ku musaraba ngo mwana ngo mubyeyi dore nyoko, nawe mwana dore umubyeyi? So yabibwiwe. Yego. Buruzi neza ko niyo ugiye ukareba imva mu mva z'i Yerusalemu ntayo ibamo. Nuko gusa amadini tugino tugenda ariko nta mva yibamo. Ya Bikira Mariya wayikura ibahize nyine hambaze nawe nyine. Nyine ibahe. Ariko se harya niyaje harya yajyanywe mu ijuru harya ariko ubundi nkubwira niba yaravuzweho kazabyara iyamuvuze hose ntago wumva icyo yamugiye gukora ubundi agataho ngaho. Ariko ugiye kure busanga mu bukristo no kubisi yarabonye agakiza. Bikira Mariya ifite uruhare runini cyane. Umubyeyi Mariya rega nuko bigora ngo uvuze Bikira Mariya, ubundi Bikira ni Igiswahili ni isugi. Nawe baza umuntu ukitwa isugi kandi yarabyaye, nuko nta mugabo bigeze babonanye cyane. None iyo hageze ugasobanukirwa asa n'irembo. Abagore bo mu Rwanda muri Amerika ku isi yose uwabyaye wera ninde? Uwabyaye igitangaza ninde? Uwabyaye Imana ikomeye ninde? Ni wabyaye ariko abajyana mo barababyara bo barabafite. Sibyo ngo umva ngo umwami w'isi yose ninde wabyaye wadupfiriye se? Si we wenyine. Ni we wenyine. None uvuga gute ko nta muha agaciro? Ubwo genzi kumuha agaciro kamukwiriye. Okay. Kandi nkabikunda nkanabihagararaho nkanabyemeza nkavuga ngo abantu birinde. Jowe umuntu yagutukira mama akakurarira mu rugo koko ni ikibazo. Ubu yagutukira umubyeyi akakurarira mu rugo. Rero niyo mpamvu bigarukaho buri munsi mbabwira ngo bantu munkurikiye bapantekote bandi matorero anyuranye twoye guhanganira ku mico y'amadini no gushaka gusebanya
mujye mwubaha umuntu uko ari, ko Imana yaramwubashye. Uzi ko yavuze ngo uhereye uwo munsi ageze ku Elizabeth ngo umutima wanjye himbaza Uwiteka, namwe ibindimo mwese mwe muhimbaza Uwiteka, uko Uwiteka nkoreye ibikomeye. Aravuga ngo uhereye uwo munsi kugeza iteka ryose, ayo ibihe byose bazanyituhiriwe. Naho genda garukiraga. Mufata rero nka nyina w'umwami Imana, nkamufata nk'irembo ryatumye tubona Kristo akaza akadupfira ku musatsi tugacungurwa, nkamubona nk'umuntu Imana yavuzeho mu itangiriro. Yavuze ngo hagati y'urubyaro rwe n'urw'uwo mugore ngo uzakumena umutwe. Bavugaga Yesu uzakomoka kuri Mariya aho ngaho. Urumva ko uwo mugore afite aho gaciro muri ubwo buryo. Rero by'ukuri nuko mufata kandi kanamwubaha. Iyo ubyaye umwami ubundi buri iki? Simfasha no Kinyarwanda baranzi ko uri umugabekazi nyine. None se nyine. Ese umugabekazi atura he? Ibwami. None se nyine. Tuvuze ngo umwamikazi wamuhindura icyaha ku nyungu z'amadini n'ibindi byose. Uramwita umugore usanzwe acuruza itabi hepfo aho ngaho. Urumva bamufata gutyo. Ninde wabyaye Imana ikomeye? Ninde wabyaye igitangaza? Ninde watwise nta mugabo yigeze? Ninde wamaze gusama agahindurwa stati? Yasamye Yesu ntiyitwa umugore, ahubwo yitwa nyina w'umwami. Mubyaro Elizabeth ahindura stati, bati harahirwa ibyo Imana bizasohora, harwa n'imbuto kurimo. Amen. Icyo ni ikintu kigaragaza za mbaraga, ahubwo bya nuko akenshi dukunda kugonganira mu nyungu zimwe na zimwe z'amatoro n'ibindi byose, ariko uriya mubyeyi afite agaciro mu bwami bw'Imana, tuye twemeranywa. Rero haravuga ati ngewe iby'umwari Mariya muririmbe Esteri, muririmbe abandi, ariko nabo ntibabamwanga ahubwo je nibaza akabazo nkundi nanjye ndibukubaza, kuki muririmba abagore bandi ba Debora bande mukabaririmba mukabavuga mugatera hejuru mukabyina, David arakomeza aratamba mukavuga, ba Mikara abagore mukabavuga, kuki uyu mwari Mariya batavuga? Rambo urizuba ryarasiye mu Rwanda ikibeho, rikaboneshereza isi yose kugira ngo igire amahoro.